ndabasubije cyane bene data kandi ngiye kwishimira umwanya mwiza Imana iduhaye wo kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Kuri mbishimiye Imana cyane, wenda ntabwo nanjye nari mperutse kuganira, ariko mbishimiye Imana ko yaciye inzira kandi ikatugira icyizere. Imana ishimwe rero, kandi namwe nshimiye, ndabashimira mwese mwafashe umwanya kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Hari ndatekereza atari njye mwahaye agaciro, ahubwo ni Imana mwahaye agaciro. Rero Imana ibahe umugisha cyane umwanya nk'uyu mwafashe. Rero Imana iduhane umugisha, tugiye kwiga ijambo ry'Imana kandi kuganira ijambo ry'Imana twese hamwe. Wenda ntabwo nagize ibintu binini ntegura, ariko ndizera yuko twese tuza gufashirizwa hamwe, kandi ijambo ry'Imana turi kwigaho ari ijambo ry'ibanze. Navuga ni ijambo ritangaje cyane, rivuga ku mugambi mwiza, ku mushinga Imana yizeho kugira ngo igarure umuntu. Rero ni igihe tugezemo, by'umwihariko tuvuga Noheli, tuvuga kuvuka k'umwana w'Imana, cyangwa se Imana guhinduka umuntu. Tekereza twese ni ibintu dusanzwe twumvaho, ariko wenda ku giti cyanjye ntabwo mbiziho cyane, ariko nagerageje, nasabye Imana ngo irusheho kunsobanurira kugira ngo namwe bityo mbasangize. Tudatinze rero, reka tuganire ijambo ry'Imana. Turabanza gusoma amagambo y'Imana makeya. Mubizi ijambo ry'Imana turi kuganiraho ni ijambo rivuga ngo ubwiru bw'Imana, Imana kwambara umubiri. Biratangaje cyane, ariko ni ijambo ryiza. Reka turarisoma muri Timoteyo wa mbere ibice 3:16. Baravuga ngo si ugushidikanya, ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi. Mu mwuka ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Amen. Amen. Ntabwo nezerewe cyane, by'umwihariko ku ijambo ry'ubushize twavuze cyangwa se twumvishe, ryari ritangaje kandi riri powerful. Cyane cyane mwene data arushijeho gusobanura ubwiru bw'Imana, ibintu bitangaje cyane Imana navuga yakoze ku bw'uno mushinga yize wo kugarura ishusho y'Imana. Rero natinze, reka munyemerere mbanze nsubire inyuma gatoya mvuge kuri iki kintu. Murabizi yuko Imana yaremye umuntu, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ibigaragara byose byabayeho mu isi. Ibigaragara navuga ngo byavuye isoko y'ibigaragara, ni ibitagaragara, cyangwa se isi y'umwuka. Rero Imana ni umwuka. Imana yahisemo, yavuze, navuga irema ijuru n'isi, yavuze ijambo, cyangwa se yaremye isi. Iyi si tubona igaragara, irema ibintu byose bitandukanye, ibyo tubona byose n'amaso. Igezeho iravuga ngo reka tureme umuntu, nk'uko mwene data bisobanuye. Iravuga ngo tureme umuntu ngo ase natwe, agire ishusho yacu. Iki kintu muze kugisigarana. Ngira ngo ni muri Zaburi, sinabashije kubashaka neza, niho bavuga ngo yenze kutugira nk'Imana rurema, ngo haburaho gato cyane. Mu yandi magambo, isoko y'umuntu, cyangwa se originalite y'umuntu, yari afite karagiteri, nature neza, navuga, cyangwa se ishusho y'Imana, nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira mu itangiriro. Rero nyuma yabwo icyabaye ni iki? Nyuma y'uko umuntu akoze icyaha cyamutandukanyije, cyangwa se icyaha cyatumye ishusho y'Imana itakara muri we. Rero urumva ko bivuga ngo umushinga w'Imana aho ngaho niwo wahereyeho kuvuga ngo umuntu yagaruka gute mu ishusho y'Imana, cyangwa se umuntu yagarura gute natire y'Imana. Reka mbabwire, Imana nigeze kubibabwiraho, ntabwo Imana na rimwe ijya iba proud yo kubona abantu benshi ariko badafite ishusho yayo, kuko Imana irema umuntu yamuremanye ishusho yayo. Mu yandi magambo, yaremye Adamu imukuramo Eva. Mu yandi magambo, yari ifite umushinga wo kuvuga ngo reka
umuntu abyara izindi shusho cyangwa se abyara abantu after his kind, cyangwa se sinzi ko navuga nk'uko ni ukuvuga ngo Adamu abyare abandi bantu bafite ishusho y'Imana. Muri make nicyo Imana yashakaga. Rero nyuma y'uko umuntu akoze icyaha, ibyo byari bipfuye, cyangwa se ishusho y'Imana yari itakaye, kuko Imana irera. Ntabwo Imana yanduye, namba Imana irera, ntabwo Imana ikiranirwa, Imana irera cyane. Rero nyuma y'uko Adamu navuga atakaje iyo shusho y'Imana, urumva ntabwo yari gukomeza kubyara, cyangwa se ntabwo yabyaye abo bana b'Imana nk'uko byakagombye. Natangaye cyane, muranyemerera dusome gatoya mu Itangiriro ibice 6:13. Baravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana itegeka Nowa kubaka inkuge. Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Amen. Birababaje cyane kandi biratangaje. Dore Imana yishimiye kurema umuntu, Imana yishimiye kurema umuntu mu ishusho yayo, cyangwa se sinzi uko nabivuga, buriya sinzi wenda ibitekerezo by'Imana cyane mu kurema umuntu, ariko niba yatagejeje kutubwira ko ari ukugira ngo umuntu ayiramye. Ariko mu by'ukuri bisa nkaho bitangaje cyane uburyo Imana ntekereza yashakaga nko kurema umuntu. Yasaga nkaho niko numvise umugabo w'Imana akunda kubivuga, ngo yashakaga kuzana ubwami bwayo mu isi, mu yandi magambo ubwami bwayo mu isi, ariko bugiye navuga butwawe n'umuntu. Rero Imana ishimwe cyane ko yongeye kugarura ishusho y'Imana muri twebwe ibicishije mu mwana wayo. Wenda aho ngaho nasimbutse cyane, ariko nari mvuze ngo ibaze iba Imana yishimiye kurema umuntu, Imana yashatse ko umuntu abyara akororoka akagwira isi, ariko akororoka cyangwa se akabyara abana bafite ishusho y'Imana muri bo, bafite kamere y'Imana, batari bo gukiranirwa. Yongeye ikavuga ngo igiye kurimbura, niyo magambo dusomye, igiye kurimbura isi. Bishatse gusobanura ko itari yishimiye namba umuntu ufite icyaha, cyangwa se umuntu udafite ishusho yayo. Ntabwo Imana imwishimira. Naje gusoma nanone ahantu Aburahamu na Loti igihe bari Sodoma na Gomora, Imana nanone yongeye kurimbura aho hantu, irimbura n'abo bantu cyane. Mu yandi magambo, icyo Imana yashakaga kwerekana, ntabwo Imana yishimiye na rimwe umuntu ufite kamere y'icyaha, cyangwa se y'icyaha, kuko murabizi ko Sodoma yari imaze nayo kuba y'icyaha. Rero muri icyo gihe ni icyerekana cyane yuko Imana buri gihe yishimira umuntu ufite kamere yayo. Muri uwo mushinga rero, muri ubwo bwiru bwayo, nk'uko ijambo ryayo ryatubwiye, yemeye kwambara umubiri kugira ngo ize gucungura umuntu. Mu yandi magambo, byatewe n'iki? Nuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibihembo, ngo kuko ibihembo by'ibyaha ngo ari urupfu. Nari mvuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Dusoma mu Itangiriro Imana ibwira ku munsi wa mbere, cyangwa se Imana ivuga urupfu ku munsi wa mbere, ni igihe yabwiye Adamu iramubwira ngo nurya kuri iki giti ngo no gupfa uzapfa. Navuga ngo ukuntu biremye, cyangwa se nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye, ni ukuvuga ngo kuko Imana irera cyane, kuko Imana ni inyacyubahiro cyane. Rero kuyubahuka cyangwa se kutayikiranukira ikintu kiriho. Rero bisobanuye yuko haba hakenewe, navuga ngo ikintu gipfa, cyangwa se ikintu gisimbura umuntu wakoze icyaha. Reka mbabwire, wenda njye niga amategeko amategeko y'u Rwanda avuga yuko ikintu cyemerewe, buriya umuntu ashobora kuburanira. Nk'ubu ngubu nkoze icyaha, narakoze icyaha, umuntu cyangwa nka murumuna wanjye ashobora kujya mu rubanza, akaba ari we bashinja mu cyimbo cyanjye, muri make akamperezanta. Ariko ufesinga icyaha, cyangwa se ufesinga ingaruka z'icyaha, uzafungwa. Ntabwo bishoboka yuko umuntu yagusimbura gufata igihano cyawe. Sinzi uko nabisobanura. Ntabwo bishoboka ko umuntu ashobora kugusimbura nyine ngo ahanwe mu cyimbo cyawe, ntabwo bishoboka. Rero mu by'ukuri hari hakenewe ikintu kizapfa, cyangwa se ikintu
kizapfa kandi cyambaye umubiri, kigasimbura, kikabasha gukavaringa icyo cyuho cy'umuntu wakoze icyaha, kigapfa ku bw'uwo muntu kugira ngo ababarirwe. Amen. Tugenda tubona nyuma y'uko Adamu akora icyaha, ikintu cyabaye ni iki? Ku munota wa mbere hahise hapfa, ngira ngo ni umwana w'intama sinzi, kugira ngo bitwikire. Urumva ayo ni amaraso ku munota wa mbere yahise ameneka kugira ngo bitwikire. Ayo ni amaraso ya mbere yahise ameneka. Bisobanuye rero ko nyuma y'icyaha hagomba urupfu. Rero icyabaye ni iki? Imana yaravuze ngo reka ngewe nze mpfe ku bw'uno muntu kugira ngo yongere agire ishusho yanjye, cyangwa se kugira ngo ababarirwe, mu yandi magambo yongere yambare ishusho yo gukiranuka. Amen. Niho dusanga ijambo ry'Imana abantu benshi twakuze twumva muri Sunday school rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo ikinege. Mwene data yabisobanuye cyane, ntabwo nari nzi ko hari ikintu mwene data yasobanuye. Ndatungurwa ndavuga ati iki kintu ndakize, ukuntu Imana yavuze ngo ubu ngubu ngo ndakubyaye ngo umwana wanjye. Ntabwo nari mbizi ibyo bintu, kuko utatu butagatifu nyine mugani w'abakatolike bujya butugora cyane kubusobanukirwa. Ariko navuze ngo reka nanone nganire kuri iki kintu gitoya n'ibindi bibiri hanze guhita nsoza. Ni ijambo rivuga ngo ububwiru bw'Imana. Mu by'ukuri Imana kwerekanwa, Imana kwambara ishusho y'umuntu cyangwa se kwambara umubiri, Imana y'icyubahiro ikemera ikaza ngo yambare umubiri w'umuntu. Byerekanye iki? Mu yandi magambo, nasanze byarerekanye urukundo rw'Imana rutangaje. Amen. Nasanze ibi byarerekanye urukundo rutangaje, kuko nk'uko nari maze kubivuga, ijambo ry'Imana rivuga nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane. Yarabakunze cyane ku kigero yavuze ngo kugira ngo byibuze igarure icyari cyarazimiye, cyangwa se igarure intama yazimiye. Mu yandi magambo, reka yongere yemere ipfe. Amen. Yemere yambaye umubiri maze igarure intama yazimiye, cyangwa se igarure ishusho y'umwana w'umuntu yari yaratakaje. Bisobanuye ko byerekanye urukundo rw'Imana rutangaje. Ahangaha natangaye mu Efeso ibice 3 umurongo wa 17 cyangwa na 16 ariho duhera. Havuga ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we, kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye, muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo, ubwo ari bwo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa. Aka kantu kantangaje kavuga mu murongo wa 19 ngo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa. Mu yandi magambo, na Pawulo nawe ubwiwe yari atararutahura. Bene data, runo rukundo rw'Imana, buno bwiru bw'Imana, Imana kwerekanwa, Imana kwambara ishusho y'umuntu, byerekanye urukundo rw'Imana ruhebuje. Nicyo kintu navuga cya mbere. Ikindi navuga ububwiru bw'Imana bwerekanye, biratangaje cyane. Ngo ni mu Bafilipi ibice 2 ariho dusoma, havuga ngo mu murongo wa 5 ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Amen. Navuga ngo ububwiru bw'Imana kandi bwerekanye guca bugufi kudasanzwe. Imana kwemera ngo yambare ishusho y'umuntu biratangaje cyane. Imana mu cyubahiro cyayo, mu kwera kwayo kwinshi, mu kudapfa kwayo, yemera kwambara ishusho y'umuntu, yemera kwambara ishusho ngo y'umugaragu w'imbata. Byerekanye guca bugufi kudasanzwe. Rero ndangiriza mvuga ngo
nyuma y'icyo Imana yakoze, Imana ikemera kwambara umubiri, ikemera kuza ngo iducungure. Navuga ngo ese mu by'ukuri twayitura iki, cyangwa se mu by'ukuri ni iyihe response yacu kuri byo? Icyo navuga ni uko mbere na mbere dukwiriye kuyizera nk'uko ijambo ryayo ritubwira, kuko byabaye na symbolized cyangwa se byagaragajwe nk'igihe ngo Abisirayeli bari mu butayu, ngo Mose yamanikaga inzoka ngo abayirebagaho bose bagakira. Birakwiye ko natwe tumwizera, birakwiye ko natwe tuyizera kugira ngo umurimo Kristo yakoze ntube imfabusa mu buzima bwacu. Birakwiye ko twongera, cyangwa se birakwiye yuko buri muntu wese amwizera, akareba ku musaraba, akareba umusaraba akamwizera, bityo agahabwa ishusho y'Imana, agahabwa gukiranuka kw'Imana, ko birimo umugisha mwinshi. Ngo ndetse Kristo ngo Imana yaramufashe ngo imupfunyikamo imigisha yose. Rero birakwiye ko mbere na mbere tumwizera. Ikindi kandi ntekereza, birakwiye yuko tubaho ku bwe nk'uko yemeye gupfa. Turaza gusoma mu Galatiya ibice 2:20, nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Amen. Simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo aba yarapfiriye ubusa. Amen. Icyo navuga ni uko Pawulo niwe wavuze ngo nabambanywe na Kristo ariko ngo sinjye uriho, ngo ni Kristo uri muri njye. Amen. Navuga response yacu kuri ubwo bwiru bw'Imana, cyangwa se response yacu dukwiye gutanga kuri ibyo bintu byose Imana yagaragaje, ari urukundo no guca bugufi, nuko natwe tugomba kwemera tukabambanywa nawe, cyangwa se mu yandi magambo tukamwiha wese, tukamwiha. Ndabivuga nanjye nibwira, kuko hari aho ntarageraho mwiha ku kigero gishimishije, ariko tukareka kubaho ku bwacu, ahubwo tukirata umusaraba nk'uko Pawulo nabwo yagendaga abivuga, tukarushaho kwirata we, ntitwirate twe ubwacu, ahubwo tukarushaho kwirata Imana. Murakoze cyane. Imana iduhane umugisha. Ntekereza mu ijambo Imana yashyize ku mutima, Imana ikomeze kuduhana umugisha, kandi rirusheho kugwira muri, kandi rirusheho guhishurwa muri mwe, wenda birenze uko nuko nabisobanuye. Imana ibahe umugisha cyane. Murakoze.